ni izina rimaze kuba ishingiro ry'icyizere muri sinema nyarwanda. Kiramani amazina yasanzwe ni Niyonshuti Eric. Abakunzi ba filime bamumenye mu myambaro y'uruhare rutoroshye, guhangana, ubugome, intambara y'amarangamutima no kugenzura inkuru. Yihariye mu buryo ashyira amarangamutima mu mwuga we agatangaza benshi. Ariko inyuma y'iryo zina ryamamaye harimo inkuru y'ubuzima bw'ukuri, iy'umuhungu wakuriye mu buzima bukomeye wanyuze mu bucuruzi buciriritse nko gucuruza ibisheke, ibinyobwa, itabi ndetse no kuvomesha amazi, byose abikora ashaka icyamugira umuntu. Uyu munsi uwo musore wahoze wambara inkweto imwe y'umukara ni umwe mu bakinnyi ba filime bubatse izina rikomeye mu gihugu. Gusa mbere y'uko dukomeza ikiganiro cyose, ndasaba wowe utarakora subscribe kuri Mugisha TV kuyikora kugira ngo tuzacikwa n'ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi. Mbahaye ikaze. Uyu munsi Kiramani abarwa mu bakinnyi ba filime bafite ijwi rikomeye, uburyohe bw'inkuru n'ubusobanuro bwimbitse ku byo akina. Ni umwe mu batumye benshi bongera kwizera sinema nyarwanda. Yavuze byinshi ku rugendo rwe rutoroshye, aho yagarutse ku myaka 2 yakoreye filime ku buntu ataramenyekana, agenda asaba amahirwe mu matsinda atandukanye y'abakinnyi n'abanditsi ba filime. Ati, nari nkeneye amafaranga icyo gihe, nambara inkweto imwe umwaka wose, ariko nkajya kuyikuramo nkabanza kureba ko nta muntu urebana nanjye. Iyo myaka 2 y'ubuntu nayitangiye nshaka ko abantu bamenya ko nshoboye, si amafaranga nabanzaga gushaka. Kiramani avuga ko ntako atagize mu gushaka icyamuteza imbere. Yacuruje ibisheke, avomesha amazi, akora nk'umuyede, ndetse ageza no gushinga butike mu rugo muri 2007 irimo ibisheke, itabi n'ibindi bikenerwa. Avuga ati, ntabwo nacuruje ibisheke mu muhanda ngo mbizunguze, nabicuruje hano mu Rwanda mu nzira z'ukuri. Uburyo nashakishaga amafaranga byatangiye mfite imyaka 9, bituma nzinukwa guhora ntegereje. Avuga ko yigeze kugera aho atakibona uko abaho, bigera n'aho asaba umugore we kujya kuba muri Uganda, basubira kubana na nyirakuru. Aho niho yakomeje gukora ibikorwa bya sinema, ari naho nyirakuru yatangiye kumugira inama yo kubireka akajya avomesha amazi. Avuga ati, nyogokuru yambwiye ko ibyo nakoraga ntacyo bimaze, ambwira ko namufasha kuvoma amazi, ariko nari narafashe umwanzuro, reka sinzongere gusimbuka umwuga, reka nkwame nkomeze ndebe aho byangeza. Muri icyo gihe Kiramani avuga ko ari we wagiye asaba itsinda rya Zabi Comedy gukorana na Miss Umurenge, asaba Clipton Kibonke kumushyira muri Mugisha na Rusine, ndetse anegera Patino amusaba uruhare. Ati, hari abambwiraga ko ntacyo nzageraho kubera ko nakinaga filime nyinshi. Abandi bati sinashobora kuba umukinnyi ukomeye, ariko sinabumvise. Nari nzi ko igihe nikigera abantu bazabona itandukaniro. Kiramani avuga ko yatangiye gukora sinema nk'umwuga muri 2016, ariko uwo mwaka wa 2023 niwo wamubereye umuhigo, kuko aribwo yatangiye kubona amafaranga yivugira. Avuga ati, icyo gihe sinema yari itangiye kunteza imbere, nkoresha izina ryanjye mu gukora ibyiza, nkishyura abakinnyi, nkubaka izina ryanjye ku ndangagaciro. Nta mukinnyi ukinira ubusa muri filime zanjye, bose ndabishyura uko twabivuganye. Mu myaka 7 amaze muri sinema, filime My Heart niyo yamuciriye inzira. Ni
ni filime ishingiye ku nkuru ye bwite, afiteho amarangamutima n'ubushobozi bwihariye. yanzuye avuga ko urwego agezeho arukesha kudacika intege, gukomera ku muryango we no kumenya icyo ashaka. Ashimangira ko uko agenda akura atifuza kuzamuka wenyine. Avuga ati, ubu sinshaka amafaranga njyenyine, ndashaka ko n'abakinnyi dukorana bagira icyo bagira. Ntawe nsaba gukina filime yanjye atishyuwe. Byose bishingira ku nzozi zanjye, nshaka kuzamura abandi. Kiraman yarangije kuba umukinnyi usaba akazi, ahinduka umuyobozi utanga akazi. Ibyo yanyuzemo byamutoje gukorera abandi ibyo we atigeze agirirwa. Mushimiye we wakurikiranye iki kiganiro cyose. Mukomeze gukora subscribe kuri Mugisha TV. Ibiganiro byiza byo ntakagaruka.